ntabwo ari abantu benshi bariho bita ku iherezo, mbabwije ukuri ntabwo ari benshi. Nemera abahanuzi ariko ntabwo nemera inzererezi zo mu bayuda. Noheli ni umunsi w'ibyishimo. Iyo twibuka Noheli tuba twibuka ibintu byinshi. Tuba twibuka ibyishimo byacu, Kristo waducunguye. Bahoze basoma muri Matayo, basoma muri Luka, inkuru zisa n'izitandukanye. Matayo yaheneye hafi aravuga ati nigira inama yo gusendera uwo mugeni kuko nari namaze kubona ko atwite. Luka yabitangiye neza uko marayika yaje nuko byagenze. Burya abantu barabwiriza cyangwa barandika ariko ntabwo bandika kimwe. Hari ufata amagambo akavuga mu ncamake, ariko ibyo bavugaga byose byerekezaga ku ivuka rya Kristo. Bavugaga ku ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo kuko niwe watubatuye. Baba basomye n'ahandi havuga ngo Galilea y'abapagani, umwijima wari ubuditse, ariko Kristo aje umucyo urakwira. Cyane cyane twebwe abanyamahanga batari abayisiraheli twagira ubuntu bugeretse ku bundi buntu. Haleluya. Ni umunsi rero wo kwishimira uwo mucyo waje mu isi, kuko umucyo ntabwo ujya ubangikana n'umwijima. Umucyo waraje, abamenye Kristo bahoze batubwira abantu babatijwe uyu munsi, ubuhamya bahoze batanga. Abakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, uwo mucyo barawubonye. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira yuko nta kizawubambura niba koko barawakiriye bakomeje. Ariko hari n'ikindi ijambo ry'Imana rivuga, rijya rivuga ngo rivuga ku baguye, rikavuga ngo abo ntabwo bari abacu nubwo twari hamwe, ariko ntabwo bari abacu. Hari abantu bapfa guhombokera mu bintu batabyizeye, igihe cyagera cy'ibigeragezo bakumva baribeshye bakabivamo. Ariko wamaze gusogongera ku mpano z'umwuka, agasogongera ku buntu bwa Kristo, agasogongera ku maraso ye n'imbabazi ze, ntabwo yamuvaho. Ntabwo yamuvaho. Nibyo Petero yavuze ati twava kuri inde twakuvaho tukajya he, ko ari ufite amagambo y'ubugingo. Kristo rero niwe wazanye, yadusomeye neza igice nkunda Jafeti atangira, kiriya gice cyo muri Yesaya. Niwe wazanye umwaka w'imbabazi, niwe wazanye umwaka wabatuye abantu, utubatura ku amategeko ya Mose yaratumereye nabi. Ariko Kristo azana ubuntu, azana imbabazi, azana amaraso ye, atanga amaraso ye, yemera kudupfira. Bijya bimbabaza iyo tugeze mu ntege nke tugashaka kwibagirwa amaraso Kristo yavuye ku musaraba igorogota, kandi atayavira abantu beza. Ahari wakwitangira umwana wawe, nk'uriya mudamu waduhaye ubuhamya asanze ejo abana be bagize ikibazo, washobora kumwitangira kugira ngo abeho. Aho kwitangira abantu b'abagome, abantu bariho bamukubita, abantu bariho bamumereye nabi, hanyuma akavuga ngo amaraso ye n'abo ngabo nibabyihana amaraso yazabacungura. Cyane cyane akitangira twebwe tutari tumuzi, twebwe abanyamahanga, twe tutari dufite isezerano ku bw'Isiraheli, akaza natwe tukamenya Kristo kandi twamumenya natwe tukitwa abana ba Kristo. Uwo nguwo wavutse cya gihe yavutse, abashumba baraye ngo bari bageze mu ijoro rihindana. Ijoro rihindana ni igihe umwe aheri kundi ati kanguka wihunyiza, byuka. Akaba amaso yahengera gato, ibitotsi bikaba biramufasha, arongera arasinziriye. Abo bantu ngo bahise bumva indirimbo za marayika zivuga ngo, zimusingiza ngo mu ijuru no mu isi, agakiza kavuye mu ijuru no mu isi, abitonda cyangwa abizera bahorana amahoro.
marayika arababwira ati ntimujye kureba, havutse umukiza. Bajya kureba basanga uruhinja ruri mu muvure, ntabwo ruri mu magorofa, ntiruri hehe. Ariko hari igihe abantu biheba ngo ariko nk'ubu mbyaye umwami, umuntu ubuze naho ndara, nkaba mbuze na hoteli njyamo, nkaba mbyariye mu kiraro, yazaba umwami. Mariya na Yosefu bagiraga kwizera cyane, ngira ngo byaguca intege ukavuga ngo iyo aba ari umwami nari ntwite, Imana iba yateganyije ikanshakira ahantu heza ngomba kubyarira. Aha ntabwo ariko biri. Icy'ingenzi ni uko ubyaye ari umucunguzi, aheza azahishakira kuko ashobora byose. Niyo ashaka yari kubikora, ariko yagira ngo yerekane rubanda rugufi ko narwo rucunguwe. Iyo abyarira ahakomeye, hari kujya abakomeye kumukeza, n'abashumba ntibari kuhagera. Ariko aho yabyariye mu kiraro, ni wabo washumba, ni wabo wabakene, ni wabo w'abantu bose, nta bariyeri hari kuhagera. Kristo rero yakuyeho bariyeri, azana umwaka w'imbabazi. Hari ijambo Sejara arizi, abangilikani bakunda kuvuga iyo bariho bavuga ku mihango yo kwimika abantu ngo ku munsi w'umwami. Umunsi w'umwami ntukwiye kwibagirana mu mitima yacu. Ku munsi w'umwami ntabwo dukwiye kuvuga gusa ngo turavuga ngo uyu munsi ni kuri Noheli, aho kugira ngo duhindure imitima tugahindura indyo. Ubu wari umaze kanga hatabona inkoko, uyu munsi yayiguza arayica arayirya, cyangwa se yaguze ibiro 2 by'inyama, araza gutaha yarambiwe ko gahunda irangira ngo ajye kurya bya biryo by'inyama ataherukaga kurya, ajye kurya nkoko ejo baguze. Hanyuma kandi umwana yashimye Imana ati nashimye Imana yuko nabatijwe, ariko nanayishimye ko nambaye neza. Ubu hari abakubisemo imyambaro myiza kugira ngo bumve ko ari Noheli. Ntabwo ari cyo Noheli ivuga. Guhindura imitima yacu, gushyiramo ibyo kurya by'ubugingo, kuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, niko Yesu yavuze. Gushyiramo ibyo kurya by'ubugingo, uyu munsi ukagera ukibuka uti Kristo yarampfiriye, nkwiye kuva mu byo ndimo, nkwiriye nanjye gushaka ubugingo, nkwiriye gushaka iherezo ryiza. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo yaba mwari muzi ubwenge, mwakwitaye ku iherezo ryanyu. Ntabwo ari abantu benshi bariho bita ku iherezo, mbabwije ukuri, ntabwo ari benshi. N'ababitekereza natwe tubigisha, ushiduka wapromose, hanyuma arbitre agasifura yasifura ukagaruka ugasubira mu nzira. Ariko tudafite umwuka wera ntaho twagera, kuko nta kindi turusha abandi badashobora kuhagera. Icyo turusha nuko twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, tukandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ikindi icyo tubarusha ni umwuka wera uhora aduhata kwera imbuto zikwiriye abihannye. Naho ubundi dusuhuzanya kimwe. Hari n'abaturusha kugira neza kandi batazi Yesu, hari n'abaturusha kubana neza n'abandi. Ariko ibyo wakora byose, niba utarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, n'amazeru utunze, ukeneye rimwe, hanyuma ngo imibare itangire ibare, noneho ujye wongeraho ubusa bibarwe ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muza byongererwa. Ni ukuvuga ngo ikigoye ni ukwakira uwo mwami nk'umukiza w'abari mu isi, atari umukiza w'Abayisiraheli gusa, umukiza w'abari mu isi. Kandi kumwakira ntugire ngo bizakubuza guhura n'ibibazo ujye uhura nabyo. Uzahura nabyo ariko uzabinesha, uzahura nabyo ariko bizakwihanganisha. Mugira ngo kwihangana si impano? Abantu benshi ntabwo bagira kwihangana. Ushobora gupima gatoya, ushobora gupima hano gatoya ubigize ubigambiriye, ushobora gukubita umuntu hano urushyi gakeya akakurebera rwiza, kongeramo n'urwa kabiri, kuko atashobora guhita yihangana. Yavuga ati aransuzugura akaza kunkubita urushyi, agakiza ndakarambika mwase muvunagure, hanyuma nzihana amaze kugenda. Kubera iki? Kubera ko ubuze kwihangana. Abantu benshi babuze kwihangana, cyane cyane muri iki gihe. Kandi Yesu we yarihangana ku musaraba i Gologota, yarihangana. Yarihanganye ageraho yambikwa urubindo, yambaye, yabuze imyenda
yabuze imyenda ari agahinja yo kumufubika, bajyaga batwigisha kera mu ishuri ry'icyumweru ngo hari inkoko yari hari muri icyo kiraro nayo yaje gutanga umusanzu iramufubika, hari ipusi n'ibindi nk'ibyo, yenda nibyo bagereranyaga nta wari uhari. Ariko na nyuma amaze gukura bamucuza imyenda bamwambika urubindo kubera ibyaha byacu. Ntugire ngo Kristo hari ibyaha yari afite, ariko ibyo bintu hari igihe tubirengaho tukihesha amahoro, tukavuga ngo inzira y'Imana, Imana se ntizi intege nke zacu. Iryo jambo rwose tujye tugerageza kurikuraho, izi ntege nke zacu, kandi ari cyo yabambwiye kugira ngo duhabwe imbaraga. Ari nacyo cyatumye ivuga ngo intege nke zanyu ndazizi ariko nzabasigira umwuka wera. Umvira umwuka wera mu ntege nke, uzarebe ko umwuka wera atagushoboza. Umwuka wera ahorana icyapa cya stop. Iyo ugiye gukora ibintu umwuka wera adashaka arakikwereka, ariko wakumva ijwi rya Satani ngo gikore n'ubundi wagitangiye, gikora ukirangiza. Satani niko avuga, ariko umwuka wera akubwira garukira aho wari ugeze, ihane. Iyo wihannye ukagarukira Imana ukayisaba imbabazi irakubabarira. Reka dusoma amagambo amwe, hari amajambo y'Imana ashaka ko dusoma mpereye mu gice Jafeti yadusomeye, cyumvikana neza ariko cyagera ku murongo wa 2 kikaryoha kurushaho. Ngo kandi yantumye 31 Yesaya, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi. Uwiteka kansubiremo niyegereze. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Nshatse nageza gukiranuka kwacu guhesha Imana icyubahiro. Nta handi Imana izatwirata twakiranutse, izatwirata twanesheje ibishuko, kuko gushukwa ko tuzashukwa, ariko twanesheje ibishuko. Imana yacu izatwirata kuko twayimenye. Kumenya Imana ntabwo ari ukuza mu rusengero. Kumenya Imana si ukumenya kubwiriza. Kumenya Imana, gukizwa ni ibanga, nagakiza. Navuga ngo ni ibanga, ariko ni ibanga ku muntu wese ku giti cye. Nagakiza umuntu asangiye n'Imana. Ni Imana yonyine nishobora gupima agakiza ufite. Ihene ikoze isoni abayiragiye, ariko intama yihesha agaciro. Kandi cyatumye Kristo bavuga ngo ni nk'umwana w'intama, nuko iyo ugiye kwica intama wayitera icyuma, wayikemura ukakata n'igicirira n'umuhoro cyayo, niko bakemura igisembetsembe cyayo, ntabwo igitaka uyikorera ibyo. Ibyo rero byatumye bagereranya ngo na Kristo ntawe yatakiye. Ibyo bamukoreye byose yarihanganye kandi abirangiza neza. Rero uyu muhanuzi Yesaya yabonye ibya Kristo kera. Ndagira ngo mbabwire ngo turi mu umwenda wo kutagenda uko twiboneye, turi mu umwenda wo kugenda mu buryo buhesha Imana icyubahiro, kuko Imana icyubahiro iragifite, ariko nitwe tukizamura. Iyo dukoze ibintu bibi cyane irabyanga. Iyo dukoze ibintu bibi kandi tuba mu nzu y'Imana, ibyanga kurusha uko yakwanga iby'umupagani usanzwe uri hariya. Nicyo gituma Bibiliya yavuze ngo simbabwiye ko mutaterana n'abasambanyi n'abasinzi n'abanyazi, ngo ariko ntimuzaterane na mwene data wasubiye inyuma akagaruka agakora ibyaha agasubira inyuma. Bibiliya iranatubwira ngo ntimukanamuramutse, kubera yamenye ukuri hanyuma arongera asubira mu byaha. Bibiliya ikamugereranya nabi ikavuga ngo nicyo gituma dukwiye kuva mu byaha, ngo ikamugereranya n'ingurube cyangwa imbwa,
ngo ni nkuko wakuhagira ingurube hanyuma ukayitera pudire hanyuma ukayereka ikiziba, ntabwo ishobora kugica hejuru ngo ikomeze ngo ivuge iti ntabwo niyandusha kiriya kiziba nambaye neza, iragenda igahita yivurugutamo. Ubwo kamere y'ingurube ni ukwivuruguta mu byondo. Ntabwo rero hari igihe cyo kuhagira, hari n'igihe cy'imbabazi zizashira. Hari igihe twivuruguta mu byaha kuko twagaruka tugatakira Yesu akemera. Usibye ko Yohana atabyemera cyane. Ariko hari igihe cy'imbabazi zizahagarara, zigahagarara ukiri muri bya byondo, ukiri muri bya byondo wari wivurugutamo. Kandi Bibiliya ikavuga ngo umukristo wasubiye inyuma ngo amera nk'imbwa yariye igahaga hanyuma ikajorora. Kujorora amara iyo yakiriye ibintu nabi byarenze urugero, aragonga akagonga. Abanyarwanda baravuga ngo inzoka zamwice. Ntabwo aba ari inzoka baramara, ariko koko abarimo umuvurungano. Ngo hanyuma ngo imbwa ikaruka, ariko ikaruka aho yabonye, yaza kongera gusonza iti nyamara hariya nahabitse ibintu, ngo ikongera ikabisubiramo. Niko umukirisitu waguye amera. Mwumva ukuntu bibabaza Imana. Barinze kubyandika. Ubundi ni amagambo y'inyandagazi kuvuga ko ibintu imbwa yarutse yongera ikagaruka ikabirya. Bibiliya ntihishashatse kutwereka ububi bw'umukirisitu utibuka kuri Kristo yamupfiriye usubira inyuma. Ntabwo dukwiriye gusubira inyuma. Bene data, reka mbabwize ukuri, mureke tukomeze turuhatirize. Niwumva unaniriwe hano ariho ugeze, hagarara aho ngaho. Uhagarara aho usaba Imana, usaba Umwuka Wera aza gusanga aho ngaho, wongera utambuke ujya imbere. Iyo dusubiye inyuma ni kwa Satani tuba tugiye. Nsabe Bosco dusomera Abakorinto ba kabiri ibice 4 ahere ku murongo wa 6. Ibya Kristo nibyo Paulo abwiriza. Igice cya 4 umurongo wa 6 aravuga ngo Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, iyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Amen. Imana yategetse umucyo kuvira mu mwijima. Yes. Niyo yaviriye mu mitima yacu. Arakoze cyane. Nashaka kugira ngo tuganire gato mu minota mike nshigaje kuri uwo mucyo. Umucyo ni Kristo. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima. Kuva uturutse mu mwijima. Ejo bundi nabonye akantu ndagasoma karambabaza umupasiteri ariho avuga ngo mujye musenga. Mujye musenga ngo kuko ngo gusenga ku bantu b'abakene ni byiza, ngo ko murasenga ngo musaba ibiryo muba mwashonje, ngo murasenga musaba imyenda muba mwashonje, ngo ariko se nzasenga nsaba iki ngo ko mfite amafaranga ngo nzaba nkeneye iki? Twarinjiriwe n'ubutumwa bupfuye. Akabyigisha abantu ko hasenga abantu bashonje, hatakwiye gusenga n'abashima ko bafite ibyo bashima Imana yakoze. Bene waba ariho aca gushima. N'ubutumwa buvugwa mu nsengero, ntimugire ngo nibyo nahimbye. Nimutekereze nk'umukirisitu uzumva ibyo bintu ati koko umenya hakwiye gusenga twebwe tudafite icyo turya, ariko abafite ibyo barya ntibakwiriye gusenga. Ariko mwibuke wa mukungu yaricaye ati ibigega byanjye byuzuye ibirayi, ibindi byuzuye ingano, ibindi ati nukuri mutima wanjye icara unezerwe ubeho kuko nta kizakubuza kubaho. Arangije kubikora, ntabwo yabivuze gusa, burya nabikoze. Arangije kubikora, arangije kubivuga, yumva ijwi rimubwira ngo uyu munsi ku mugoroba uranyaga ubugingo bwawe. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya. Zamura niyo yica kandi niyikiza. Niko Imana ikora. Ntuzakangishe rero ngo ufite iki, ufite ibi. Niba udafitemo Yesu muri ibyo,
kubigira ni byiza pe, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abo bahuwiteka bakamunamba bakamukorera ngo umugisha wabo n'ubugingo n'ubutunzi. Icyubahiro urakoze cyane, ni icyubahiro. Ariko ndashaka kukubwira icyubahiro gitubaho witeka ejo kizashira. Nigeze kubona icyubahiro cy'abantu batazi Imana, nigeze kubona njya nsenga Imana, nigeze kubona perezida wo muri Côte d'Ivoire, nigeze kujyana na mwene data. Ni igihugu gikize, abakene bagira amasoko yabo y'amafuruwi n'abakire bakagira yabo. Ariko rimwe ngiye kubona mbona umuperezida twese twatinyaga bamufashe hano n'isengero isigaranye na mugondo, barakuruye barajyanye bajya gufunga, bamutwara gutya nka mayibobo. Wabonye mayibobo ko bayijyana? Avuga ariko Mana ukuri sinzageze hari uzandinde, narakumenye ntibazantware nambaye mugondo n'isengeri, bazanyihanganira nshyiremo ipantaro niba gufungwa ndi umukandida. Ariko bamutwaye gutya. Tekereza umuntu wari ufite ijambo bakamutwara gutya. Ngira ngo muriho murabyumva. Yaza kumenya Yesu aba yarabonye yenda ko bikomeye, agatabaza ati mbwira icyo nkora ibi mbivemo mbibaharire. Abamutwaye baramugaruye ubu ngubu. Ni iki bashakaga? N'ubuyobozi. Yari kububaha ariko ntibarinde kumutwara. Mwarabibonye ko ubutunzi bwa hano ntacyo bumaze. Niba mwarigeze mukabona, mwarigeze mubona Kadafi yari umuntu ukomeye muri Afurika. Ndibuka aza muri kino gihugu abasirikare b'abakobwa bakubitaga abajepe bo kwa Habyarimana ku mihanda hariya mbona. Ariko mwabonye uko yarangije urugendo. Nicyo rero ijambo ry'Imana ritubwira ngo nyamuneka nimwite ku iherezo ryanyu, kandi buryo ugize Imana iherezo ryawe ryaruta itangiriro. Nahoze nsengera abana, sinzi uko paseri yayobowe, arambwira ngo ninze nkatane nabo keke. Ndavuga se paseri yabonye ko ari je musaza yashatse gusabira bari abana umugisha ngo bazasaze nkanjye, nanjye nayikasa. Ariko ndiho ntekereza aba bana banyohereje gukatiri ya keke ko ntanina nabizi ko numva buriya paseri yeretswe. Aravuga ati buriya musaza ayikate abasabira, nayikasa. Ariko ndiho mbasengera ngo muzaba abasaza ndetse muzandute, n'abakecuru muzakore mu kire hejuru, kuko umuntu wese burya ntibazakubeshye. Hari abo Imana itwara ariko gukenyuka ntabwo ari umugisha, kuko Bibiliya bivuga ngo nubwo ndiho nsaza vuba ariko mfite amasezerano, uzisazira neza usange basogokuruza. Ndafite hano ugiye mu gitabo cyanjye cy'amasezerano, habaho igihe numvise najegejwe napfuye numva binaniye, nkajya muri Bibiliya yanjye nkareba amasezerano, ngenda nandika itariki naho nayaherewe, ngahindura. Ariko ushobora kumbwira uti wagiye wiyandikira ibyiza gusa bikugezeho, ibyiza uriyandikira ariko biramaze. Ubu haje abahanuzi. Ntabwo nemera abahanuzi. Nemera abahanuzi ariko ntabwo nemera inzererezi zo mu Bayuda bagenda bahanura ngo Imana ikuyeho urupfu. Ese irindi runkuraho ubundi se siri irumbuza. No niyo bampanuriye ibyiza ndavuga nti Imana nubwo ibintu ntazi ko ari wo bivuze, kizima bavuze ibyiza ntiwakoze. Ariko mpanuriye ibibi ntiwamva imbere ntakubajije wabikubwiye naho yabikubwiriye. Ntabwo ari ukubasetsa. Ntabwo wamva imbere nakubaza nti ibyo wabyumviye hehe? Kandi sijya wabaye wa mbere, niko wamuhanuzi yahanuriye babami, hanyuma bamukubita urushyi ati uzamenya yuko naguhanuriye umunsi uzicumita mu mwinjiro uhunga. Rero mbabwiza ukuri, Imana yacu iradukunda kandi dufiteho umugambi. Nabifuriza mwese bantu muri mu buntu bw'Imana, nabifuriza agakiza kararyoha. Yuri umusore jewe ngira Imana nkamaranye imyaka 42, ejo narawujuje, nakabonye ndi umusore. Ariko kananaryoha yuri umusaza. Ariko reka mbabwira ibyo Bibiliya ivuga ku basaza. Aho muriho mujya twe twarahageze. Bibiliya iki iravuga ku basaza. Kera najyaga
saa 9 ni ubuhamya bwanjye mbahaye gato, nkabyuka nkitaza undi muntu wese ngo ntamubangamira, nkajya muri salo ngasenga, nkumva merewe neza ndi jyenyine, nkumva ndafashijwe. Burya Bibiliya rero ni ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo umuntu w'umunebwe ngo ashaka kubyuka bikamunanira, akigaragura ku gitanda nk'uko urugi rwigaragura ku mapata yarwo, rugenda rugaruka runwigira, runanirwa gufunga rukinguka. Niko n'abasaza bamera. Kandi Bibiliya irabizi, iravuze ngo basore mwe mube maso. Jewe ntabwo umuntu wica agakiza ari umusore. Mube maso, kuko abasore Imana yasutse umwuka wayo ngo abasore bazahanura, ariko abasaza ntibazahanura. Abasore bazahanura, bazanerekwa. Oya, abasaza ntibazereka. Abasaza bazarota, kuko ibitotsi babimereye, baba bahondobera, ibitotsi babimereye bibamereye nabi. Abasaza bazarota. N'umunanirwa rero kurwana ugakiza kanyu ngo muduhanurire, jewe nzarota mbabwira ibyo naroze, kandi inzozi zose si ukuri, ariko iyerekwa ryo ni ukuri. Inzozi zose si ukuri, iyerekwa ni ukuri, kandi guhanura nabyo ni ukuri. Ntabwo navuze ko nta kumva ubuhanuzi, nanga ubuhanuzi buhanura ibintu bimwe gusa, basigaye bavuga ibintu. Hano kera imbere ya jenoside hari umwana wabaga hariya mu Rugarama, ntiyari yarize ishuri, ariko yari yarafashe disikuru ya perezida mu mutwe akayivuga mu Gifaransa. Twabaze se uriya mwana yagiye kwiga? Ngo yayifashe mu mutwe. Bigaragara ko amakuru avugwa yavugaga kuri radio yari amwe, umwana yari yaramaze kumetiriza ukuntu azajya bivuga. Rero mbabwiza ukuri, mureke twe kumenyera, reka nanacunguza uburyo umwete. Burya iyo baririmbaga ubutumwa bwavugwaga, nari mfite ibice byinshi nashaka kubaganiriza, ariko reka ngire vuba. Ntabuza bajya kwirira inkoko, ntayo naguze jewe kujya kurya inkoko yabo, ntabuza abafite ibyo bateguye kujya kubikora. Ariko mbabwije ukuri, mukomere ku gakiza, kandi cyane cyane ndakangurira abantu bakiri batoya, kuko nimwe mufite ibintu biruhije cyane, kuko muracyafite imbaraga. Agakiza kanyu nimukongeramwo imbaraga muzagira imbaraga, ariko nimukongeramwo ibigusha muzagira ibigusha byinshi, kuko muracyafite imbaraga. Ngira ngo nigeze kubabwira, umuntu yarambajije ati ariko kuki dusaza, kuki umuntu asaza? Mu buri gisubizo, Imana ntiyari ikwiriye kurema umuntu yamara kumurema ikagenda aho ishakiye ikamuhamagara ko atatera amahane ariko agataha adashaje? Nanjye ndabyibaza, ariko Imana yabitewe n'iki? Biranyobera. Ndagenda mbaza umuntu yambajije ikibazo, iyo rero nta gisubizo mfite genda kubwira ngo nzakubwira nta gisubizo mufite, ntabwo nshaka kukubeshya. Ndagenda mbaza umuntu, ni kubera iki Imana itahamagara umuntu agifite imbaraga? Cyangwa kuki yazanye ubusaza iyo irema umuntu akazagira n'imyaka? Ariko nza kwibuka ko kera ariko byari bimeze, umuntu yagiraga umunyu iyo amaze gukayuka urakandagirwa, kandi umucyo Kristo niko yavuze. Yohani mu rwandiko mu butumwa bwa Yohani yaravuze ngo nta mudugudu waba ufite umucyo ngo ujye mu kabande, ahubwo ujya ku musozi aho abantu babona. Njya mbishimiye iyo nturutse Butare nagera hariya mvi Butare, iyo ngeze hariya hakurya yo ku Ruyenzi kuri wa musozi muremure nahibagiwe ku Kamonyi, mpita mbona hano hari icyezezi, kuko hari umucyo, hari amatara, hari icyezezi, nkamenya nti ngiye kugera imuhira. Ngo ntabwo rero wakongeza itara hanyuma ngo uryubikeho ikibo cyangwa intonga. Imicyo yacu iramurika, imurikira abandi. Ese tumurika tugeze hano mu rusengero cyangwa aho tugenda hose? Tuzi ko turi umucyo, tuzi ko turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Uriya ni wa murokore uririmba kandi aririmba no muri korali, aririmba muri korali Konasitoni, ariko nimurebe ibintu ariko akora.
niyo wakora gatoya ndababwira mwa basore mwe n'abakobwa niyo wakora gatoya kuko wavuze kuririmbira Yesu bazagatubura bakagira ikintu kinini cyane kandi kari gatoya. Nicyo gituma iyo ukoze ikosa umupasiteri none se abandi ntibakora amakosa ariko uzumva iyo bageze ku mupasiteri wakoze ikosa biracika. Arabizi honorable ubuse nta bandi barya ruswa cyangwa bakira ruswa ariko mwarabibonye kuko bampora cyajyaga yigisha ibintu byo kuba inyangamugayo. Mwarabibonye ko byashakuje iteka iyo uri umuntu wiha agaciro uhesha agaciro hanyuma ka gaciro kaza kugata. Njya mbwira abapaseri iyo nabasengeye nyaboneka ntuzagera ahantu mwizari gukube uje muri butiki hamwe n'abandi nawe ukaciririndaza uruhekenye. Reka da ntabwo burya bagushyizeho ikimenyetso cyo kwiherera ibintu ukabikoraho uherera ntabwo ukiri umuntu wo ukaciririndaza mu iduka cyangwa guhera gusanga bacuruza umuneke era nawe ngo ubonye abakirisi bawuriye nawe ngo urawuriye. None se niba ufite ubwenge bw'ifi uzaroba ifu gute ko ugomba kugira uko wirinda kugira ngo abakirisi bavuga bati nyamara paseri wacu sha n'imfura pe numva batangiye kuvuga ngo uri inyangamugayo bagukuye ku bupfura uzatangire wikontorora umenye ko hari akantu katagenda neza. Nyuma y'ubunyangamugayo bazavuga bati uriya ni rubebe ibintu byose hari abantu bakubwira bati uyu musaza ni pasiteri none sibyo ububwira yabikora njye njya mbumva none se si umuntu nk'abandi. Ntabwo turi abantu nk'abandi turi abana b'Imana twaratoranijwe ngo twogeze izina rya Kristo dufashe ku mavuta y'umwami tuyasiga abandi nabo bibe gutyo bibe uruhererekane bazagira ubugingo. Kandi udashobora kwihangana ngo ushobora kwihanganira ikintu gitoya uzagwa mu nzira kandi wari ugiye gutura ikivi ugwe mu ruhavu ikivi wari ugishoje. Mwirinde niwumva hari ikintu umutima wawe ukwereka birinde bakuvuga birinde bakugira impaka kuko biraruta iyo ufashe icyemezo. Bibiliya iravuga ngo kwigaburo ryera Bibiliya iravuga ngo niwiyinira ukinira mu mutima wawe ukamenya ko udafite utameze neza ukirinda kurirya uzaruta uwaje kurirya gutyo kuko ngo abapfa kurya gusa batitaye ku by'umwami niyo mpamvu basinzira. Uzavuga udese abandi bo ntibasinzira kandi niyo mpamvu bapfa. Burya niwumva ijambo riri muri Bibiliya ujye uritinya. Ntabwo twebwe turi nk'abandi. None ni kuki batwita abashumba ni kuki batwita abarokore ni kuki batwita abantu b'Imana. Dukwiye kwihesha agaciro kuko uwatuvukiye Kristo amaraso ye nicyo yaje gukora yaje kutugorora mu nzira zigoramye zigororoke kuko dutegereje Mesiya abandi bategereje ndi kandi igihe kirageze. Ikintu dukwiye kutindaho ntabwo dukwiye kutinda muri gahunda cyane dukwiye kureba ese ibihe bigeze ubu murakanura mukabona ibihe bigeze he uzi ubwenge ariho arabona aho bigeze. Yesu araje ntabwo atinze ari bugufi kandi muzabibona igihe twizereye kirageze kuruta igihe cyose ba Paulo bavugaga bari mwiyerekwa batazi ibyo ari byo ariko twebwe twagize umugisha wo kuzaba muri ibi bihe. Kristo araje kandi Kristo aje kujyana abo yacunguye. Mana niba bari abakobwa 10 batabigisha mwabakirisitu mwe bararanye n'abandi amajoro ariko ngo bakabuzwa kugenda nuko babuza amavuta mu matabaza. Amavuta yacu arahari turacyafite amavuta mu matabaza yacu. Umuko avuze Kristo bavuze ngo ndaje wamubwira ngo reka mbanze nihane. Abavuga ngo reka mbanze nihane niba abandi bavuze ngo reka nanjye njye kugura amavuta nze nshyire mu matabaza ngo hanyuma njye gusanganira umuko ngo basange yakinze. Bakomanza ati sinabamenye sinigeze kubamenya. Nyamara ntabwo ubu buzima burimo ntabwo bukina. Iki gihe cyacu si imikino ni igihe cyo gukinga. Abantu bariho barinjira babyigana ngo umukwe akinge umukwe yaje abatashye ubukwe baje bariho barabyigana nawe ngo ashyireho urugi kandi mureke mbabwire ntabwo azareka gukinga ngo nuko we wasigaye. Hafite benshi
bateguye, niba abana bake azashima bo, ariko niwigendera uko ushaka mu nzira y'Imana ujye ugira ubwoba, ujye uvuga utese na mugenzi wanjye nuko ariho agenda.